Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Ntagiye Dufite TV. Turakorera cyangwa turakora subscribe kuyikora. Uyu munsi turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, aho twasuye umuryango ufite umwana ufite ubumuga amaranye imyaka 13. Reka tutabatindiye dukurikire ikiganiro. Witwa nde muze? Yitwa Nkuranga François Xavier. Witwa Nkuranga François Xavier. Watubwira ikibazo cy'umwana giteye gute? Ikibazo cy'umwana ni ubumuga yavukanye. Bw'ingingo nyine nk'uko nabikubwiye. Ni ukuvuga ngo ubumuga bw'ingingo yavukanye. Niko yavutse ameze? Niko yavutse ameze. Ni ubw'ingingo zose cyangwa n'ingingo zimwe na zimwe? Ni nka zose. Ubwo ni izihe n'izihe? Kubera ni ukuvuga ngo amaguru ntameze neza, ururimi ntiruvuga neza, usibye ko twebwe ibyo avuga aducira amarenga tukabyumva bimwe na bimwe. Amaboko intoki ze ntizifata neza, mbese ubone ko zifashe nk'iz'umuntu muzima. No kugenda ntagenda neza. Ubu se ariga uyu mwana? Ntabwo yiga. Kubera icyo atiga? Ni ubushobozi bwabuze bwo kwiga, kubera ko ubundi yarigaga, hari umuterankunga wari waduteye inkunga w'umuzungu, nyuma barigendera barabihagarika, tubura ubushobozi bwo kubasubizayo. None se ubu yabasha kuvuga izina rye? Arabibasha, ariko ni ukuvuga ngo utamutunze utamusobanukiwe ntiyabasha kubyumva, kereka ashishoje. Wavuze ngo yitwa Isimbi Sylvia. Isimbi Sylvia Uwase. Uwase, andi mazina yawe ni ayahe? Sylvia. Wavutse ryari? Ntabwo ubyibuka. Wiga mu wa kangahe? Kubera icyo utiga? Amafaranga yarabuze. Wiga wabaga wa kangahe? Ni ukuvuga ngo yiga yabaga uwa mbere, uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. None ko iyo tureba intoki ze zitabasha gukora neza, kurya bigenda gute? Muramutamika cyangwa mumureza ibyo kurya akirisha? Aritamika, ariko ubwo ni ukurwana nabyo. Nk'ubugari bwo ni ukubukata. Ubugari bwo ni ukubukata? Kubukata bakamuha udupande, akagenda aterura agapande. Kugeza ubu angana gutya, ni ukuvuga ngo kuva akivuka yabaye aho ngaho. Noneho tumaze kubona akamugaye, tutangira kumujyana muri Kime, kumukoreshereza Kime hariya za Gikondo no mu Busanza. Ni ukuvuga ngo ni Ndera nako n'Iririma namujyanyeyo amara y'umwaka, aribwo yahavuye nyine ajya kwiga. Ni ukuvuga ngo imirimo yose, ibyangombwa byose nari nkeneye, nashakaga kumukorera byose narabikoze, ariko ngeraho nanirwa nyine. Yatangiye kuvuga afite imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo yatangiye kuvuga ageze mu myaka nk'itanu. Yatangiye kuvuga ageze mu myaka 5. Kugenda gutambuka ubwo yatangiye kubikora afite imyaka ingahe? Nabwo urumva kugenda no gutambuka yabitangiye nabwo ari mu myaka 5. Yigeze yakambakamba? Ntabwo yigeze akambakamba. Yagendaga akururuka. Mumaje kubona avukanye ubumuga bumeze gutya, mwabyifashemo gute? Mwavuze ko babarogeye, mwabyifashemo gute? Mwatabaje abazi gusenga ngo babasengere, mwabyifashemo gute mu by'ukuri?
usibye kumujyana kwa muganga nawe byo gutabaza abadusengera byo ntabyo twakoze mbese usibye aho baturangiraga ubuvuzi hose ariko kwa muganga twajyagayo nawe byo kuki mutamujyanye mu bavuzi gakondo cyangwa abapfumu tujya twumva mbese wajyana umuntu muri gakondo kandi ubona arwaye indwara batavura ntabwo ibyo byashoboka kandi ngenda umukristo ntabwo ibyo wabijyamo ntabwo ibyo nabikora ese Isimbi uwase uri papa we bimeze gute ubundi ni umwuzukuru wanjye ni umwuzukuru wawe none kuki ari wowe umurera impamvu ari njye umurera ni ukuvuga ngo nyina ni kwa kundi abasore n'abahungu n'abakobwa bahura ubwo barahuye nyine bari mu mujyi barabyarana amutera inda ni ukuvuga ngo ntiyanabyariyeyo yabyariye mu rugo iwanjye noneho ubwo amaze kumubyara yibonera undi mugabo ariyishakira umugabo aramusigira nuko byagenze nukanywa n'intoki ze nyine ni ukuzifata genda umuzanira akabuni genda kazane nyine Isimbi agiye kuzana akaboni ngo ajye kutuzanira amazi turebe se uyu mwana aramutse akurikiranywe akitabwaho yabasha kugira icyo azabasha gukora ariko nkurikije uko batubwiye nubwo agenda bimugoye ariko urabona ko agenda reba ntanazamutse bigaragara ko rwose Imana yagiye ikora ibikomeye ni ibiki ubona bitaboroheye mu kurera uyu mwana ubundi ibitanyoroheye n'uburezi ni ukuba yakwiga naho kuvuga ngo wenda ngo nk'ibyo kurya gute byo nta kibazo nk'ubu hari nk'udukweto bari banyandikiye numva tugura 45,000 ndatumugurira ariko ubwo aho yari ku ishuri kubera abo baterankunga bahise bongerijwe kubera abo baterankunga bahise bagenda noneho batubwiye ko batazongera kubishyurira bari muri vakansi kandi ubwo ku ishuri nibo badutumye baratubwira bati ntimuzagarura abana kuko bamaze ibihembwe bibiri batatwishyura kandi baragiye ati ni ukuvuga ngo n'utwo dukweto ni ukuvuga ngo yari afite umuterankunga watumaga abasha kwiga nuko umuterankunga aza kugenda mu buryo butunguranye none ubwo no kwiga birahagarara n'utwo dukweto nari namuguriye dutakarayo igihe ntekereje kujya kutuzana barambwira ngo abandi bana baradutaye bigagayo baradutwaye ubu rero kugeza ubu nabuze ubushobozi bwo kugura utundi kubera ibibazo bindi umuntu aba arimo Isimbi kujya kuvoma ntabwo bimushobokeye biramunaniye ariko tugiye gukomeza ikiganiro. Isimbi ngwino hano. Teganya iki kugira ngo azasubire kujya kwiga ko abaterankunga bigendeye babatunguye muri guteganya iki? Iyo ngira ubushobozi yaba yaragumije kwiga ariko kugeza na n'ubu nta bushobozi ndagira. Ni ukuvuga ngo abo baterankunga bateraga inkunga uyu Simbi
baragiye ariko ishuri ryo ryakomeje kwigisha. ishuri rye ryakomeje kwigisha Ni ukuvuga ngo mugire ubushobozi n'ubundi aba yarakomeje aba akiga. yarakomeje akiga. Okay, isimbi reba hano. Uwo muntu mwicaranye yitwa ndi? Ngo yitwa nde? Faranswa. Yitwa Faranswa. None se isimbi, irindazi n'umuneke no kujya kwiga wahitamo iki? Wahitamo kwiga, wahitamo umuneke? Wahitamo kwiga. Ese ubundi mwarimu wawe yitwa nde? Anje. Isimbi, uzi kuririmba? Uzi kuririmba? Ngarimba uzi kuririmba, ririmba twumve. Muzehe byaye kuririmba uri kubyumva? Ngari mujyane twumvire. arimo ararimba ati ngahavuga se tumbe dawe maze uduhe icyo tugusaba. Simbi kurimo guseka bimeze iki? Ariko ubundi isimbi agira ngo ufite imyaka 13. Ubu se ari umukunzi ufite? Ufite sheri? Ntabwo urakura. Ntabwo urakura. Uzagira isimbi nta yindi ndirimbo uzi? Ngaho mujyane niba uri kumva ibyo avuga. Yego ntabwo ndi kuyumva. Ari kuririmba ngo iki? Ngaho ugeze ugiye kumva. Uri kubyumva? Usibye ko indirimbo aba aririmba ari iz'Imana gusa. Kubera ko akunda kujya mu kiliziya. Icyo numvise ni uko avuze ngo tuje iwawe mba ari kugushima. rugira mwiza Turacyari kuri Ntagiye Dufite TV. Turakurarikira wowe udukurikiye niba utakora subscribe kuyikora kugira ngo inkuru zacu tugenda tubagezaho ujye ubasha kuzibona ako kanya tukimara kuzikora. Turacyari kumwe n'uyu mubyeyi uri kutuganiriza ku buzima bw'uyu mwana Isimbi Uwase. Niko muze. Ubu se Nyagasani muramutse muhuye wamubwira ngo iki ku bijyanye n'ubuzima bwa Isimbi? Iby'Imana bibaye byose byakira kuko ntabwo ugomba kubyijujutira ngo uvuge ngo wampaye umwana umugaye.
ntabwo ibyo ngibyo imana ni ukuvuga ngo iguha uko ushaka nta kindi wayongeraho. Nta gihe kandi idashimwa kuko ibyo ikora ari byinshi biruta ibi ngibi. Kandi noneho impaye ubushobozi bwo mbese nayisaba ko nabona ubushobozi nita kuri uyu mwana ku buryo nawe mu gihe kizaza yakwigirira akamaro. Nibyo kuko uko yamuremye niyo ikuzi kandi niyo yamuremye ifite impamvu. Ni ikihe cyifuzo ufite kuko hari imiryango ifasha abana nk'aba ngaba, hari abagira neza se bashobora kugukurikira bakumva iki kiganiro tugiranye akaba afite ubushobozi wenda akagufasha. Haramutse hagize umuntu ufite ubushobozi bwo kugufasha, ikintu wumva yagufasha ni iki? Mbese ikintu nifuza ku buzima bw'uyu mwana nawe kandi yabikubwiye ko yumva ashaka kwiga, kuba mbonye uko yiga ibindi byo numva nta kibazo cyabyo kinini cyane naba mfite. Isimbi, uramutse wize ukarangiza wifuza kuzaba iki? Uzaba muganga? Uzaba mwarimu? Uzaba manseri? Uzaba manseri. Niko mubyeyi, ni iki wenda mu biganiro tugiranye ntabwo wakunze kuboneka, ariko ni iki wavuga wenda wasangiza abadukurikiye kuri Nta Gihe Dufite TV? Ni ikihe cyifuzo ufite watubwira? icyifuzo mfite njyewe nifuza yuko nyine umwana wanjye yaramutse yongeye kubona uwo muterankunga agasubira mu ishuri, nanjye byanshimisha. kubera yuko inshuro nyinshi iyo abana bagiye gutangira aba afite agahinda